meze aho duherukaho Serge ndetse na Sara bari basize Tom, dore ko Tom yari ari kubabwira amagambo mabi kandi Tom ntacyo yari yitayeho, nta nicyo byari bimubwiye kuba nyina wa Serge yari yitabye Imana, dore ko bari bamusabye amafaranga yo kugira ngo agire icyo abafasha ariko akayabima. Nuko Sara yahise afata Serge akaboko ati Serge tugende tuve hano ndetse tubise Tom, ndi kubona nta gaciro agifite mu buzima bwanjye. Ati Sara uvuze? Ati of course Tom, ntabwo ndi kukubeshya rwose pe, sigaye mbona ntacyo kimaze mu buzima bwanjye ndetse sinagaye Imana yatumye duhura gusana n'ubu ndicuza umwanya nataye ndi kumwe nawe rwose. Hoya Sara please, ariko ibingibi dukeneye kuba twabivuganaho rwose. Tom we maze iminsi nkubona kandi maze iminsi nkwiga kandi narakubonye rwose, rero nta mpamvu nta nicyo twaba dufite njye nawe cyo kuvugana pe, ahubwo byaba byiza ndetse ukamvira mu buzima, ahubwo nimba ufite na nomero yanjye ndakwinyiza rwose kugira ngo uze kuba waza kwisiba. None se Sara uyu niwe best friend wawe wavugaga koko? Jose